gira amahoro aho uherereye hirya no hino ku isi, hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se Uburundi, ku badukurikirana ari abarundi cyangwa abanyarwanda, reka ngire ni mugire amahoro kandi reka mbifurize ubutunzi no guhirwa ndetse n'amafaranga. Uyu mwanya reka mubwire yuko kuri balance yanjye ubu none mfiteho amafaranga 2,800. Nkuko ubibona kuri balance yanjye mfiteho 2,800, ngira ngo uri kubibona. Reka nkubwire yuko kandi amafaranga yose hamwe maze kuba nakunguka, inyungu zose hamwe tumaze kuba twakwakira ari 29,800, ngira ngo nayo uri kuyabona. Aya ngaya ni amafaranga atari makeya mu gihe kandi gitoya rwose, mu gihe kiba bitadusabye kugira ikintu gikomeye cyane tuba twakora. Nyine ahangaha ni akazi gakomeye kaba gahari. Aya ni amafaranga umuntu aba yakoreye mu masegonda, ngira ngo uri kubibona. Rero ntago ari ibintu ndi kukubwira cyangwa se ntago ari ibintu tugiye kweditinga, ibi ni ibintu biriyo bigaragara. Reka nkubwire yuko rero ikintu kinzinduye umunsi wa none ntago ari ukukuratira ubutunzi mfite muri kampani. Nk'uko bisanzwe murabizi dusanzwe dukorera amafaranga business online, ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Ariko kandi dore ikintu kinzanye umunsi wa none, nje ngo tuganireho, ndaje ngo tuganire kuri business ebyiri zimaze igihe kinini ahangaha iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, yewe n'abarundi bamwe na bamwe bagiye bazijoininga, bagiye bazijyamo. Reka nkubwire yuko rero ari business ebyiri zibashije kuba zamara igihe kitari gitoya ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ku bantu bazimazemo iminsi barazizi, urugero nk'iyi ngiyi yitwa TMP, imaze igihe kitari gitoya ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, abantu babashije kuba bayikuramo amafaranga atari makeya. Iyi kampani rero uyita TMP yagiye itanga amafaranga atari makeya ku bantu bayijoininze, haba abatangiranye nayo cyangwa se abantu baje bakajyamo nyuma cyangwa se bakajyamo igeze hagati. Iyi ngiyi ni iya mbere, ndaje tuyigarukeho. Reka nkwereke indi ya kabiri nayo imaze igihe kitari gitoya. Iyi ngiyi nayo maze kubikuza, nabikuje ejo, ariko ngira ngo n'ubundi urabibona yuko kuri balance n'ubundi turacyafiteho ibiceri. Ariko reka nkubwire ngo ikinzanye nagaruka kukwereka uko tubikuza cyangwa se uko turi buyakorere, cyakora ndaguciramo mu ncamake, ahubwo ni ukuganira kuri izi business n'impamvu zimaze igihe kinini mu Rwanda. Abantu bakaba baragiye bakuramo amafaranga atari makeya, ugasanga umuntu yashoye 200,000 cyangwa se yashoye 20,000 akuyemo ibihumbi byinshi cyane, aragiye kuba inshuro zirenga 6 amafaranga n'ubundi yashyizemo. Reka nkubwire yuko ahangaha amafaranga makeya ashorwa muri izi business uko ari ebyiri yenda gusa rwose. Amafaranga ashorwamo ahangaha muri izi business yenda gusa zose, amakeya ni 20,000 uko ari business ebyiri, amakeya ni 20,000. Ubwo ayandi nyine ni ukuzamura hejuru nk'uko ndaza kugenda mbikwereka mu kanya katarambiranye. Reka nkubwire yuko rero nta kindi kintu cyatumye izi business zimara igihe kinini cyane mu gihugu cy'u Rwanda kandi n'ubu ngubu zikaba zikiri gukora. Reka nkubwire yuko izi business zagiye zigerageza kwitwararika cyangwa se kubahiriza amategeko n'amabwiriza ya leta nk'uko bagiye nyine babisabwa. Urugero twahera nko kuri iyi ngiyi ya TMP irazwi cyane kuko imaze igihe kitari gitoya mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje igatangirana n'amajobo 3, aho yari ifite G1. Iyo job 1 kandi ikaba yarishyurwaga 22,000, ikagira job ya kabiri. Iyo job ya kabiri kandi ikishyurwa 90,000. Reka nkubwire yuko yagiraga na job ya gatatu. Job ya gatatu yabashaga kwishyurwa 250,000. Kuri ubu ngubu rero nta kwezi guciyeho bafunguye job ya kane. Job ya kane rero ikaba ubu ngubu yishyurwa 810,000. Reka rero tujye kuri job ya mbere turebe ngo umuntu wabashije kuba yajoininga job ya mbere, nyine ubwo umuntu hasi ufite amafaranga makeya, nyine nawe urabyumva, aho ndi hasi yabashaga kwinjiza angahe kugeza n'uyu munsi kandi abasha kwinjiza angahe. Ni ukuvuga ngo ukijoininga job ya mbere ubasha kwinjiza amafaranga 625 ku munsi, bitewe nuko baba baguhaye inshingano zo gukora cyangwa se task zo gukora ari 5. Kandi reka nkubwire yuko umuntu ujoininga job ya kabiri, bitewe nuko bamuha inshingano 8, abasha kwinjiza 2,500. Ariko kandi kuri job ya gatatu, bitewe nuko baguha inshingano 30, ubasha kwinjiza 14,400. ubwo ni ku munsi, nyine ni task baguha zigera muri 30 ukazikora ku munsi. Ariko kandi dore umuntu mukuru uri kujoininga level yo hejuru mu Rwanda dufite ahangaha nyine muri kampani ya TMP. Reka nkubwire yuko level yo hejuru ari job ya 4, aho ushyiramo 800 bakaguha task 60. Reka nkubwire yuko uyu muntu rero wakoze task 60 abasha kubona amafaranga ya buri munsi 46,800. Aya ni amafaranga atari make, ariko kandi nawe urabyumva yuko ubikora aba yarashoyemo nawe agatubutse, nyine ntago yarashoyemo udufaranga dukeya cyane. Hamwe n'ibindi byinshi rero ndaza kugenda nkwereka n'inyungu zabyo na promotion zigiye zirimo. Reka nkubwire yuko ahangaha iyi ngiyi ni account mba nakoresheje kugira ngo tuyigireho.
nanjye nyimaranye ukwezi n'igice ngiyi, aho natangiye nyine kuvugira kuri iyi kampani ya TMP haciyemo ukwezi n'igice, ariko aho natangiye kuyivugamo nahise mvuga ati ntabwo nakoresha konti ya nyayo kugira ngo abantu bari hanze aha ngaha abantu badukurikirana ntabwo babizeye 100% bose, ariko kandi nahise mfungura konti ku ruhande, agakonti gatoya cyane ko kuzajya nigishirizaho abantu mbereka uko ibintu bikorwa gake gake gahoro gahoro. Reka nkubwire yuko nahise mfungura aka gakonti mbasha kuba nabitsaho ibihumbi 22 nk'uko ubibona, na joininze nkoresheje aka gakonti nyine kari ku ruhande, nubwo mfite n'indi mukuru wayo nyine kuko ngiye mba naratangiranye nabo, natangiranye n'abagaba yewe ni la business ndibuze kukwerekana none ku mwanya wa kabiri nayo natangiranye nayo, ariko iyi ngiyi nako mba narafunguye ku ruhande ngo nyenza tukigireho, ngira ngo urabibona nashyize 22 inyungu zose zimaze kuba ibihumbi 29 nk'uko n'ubundi nagiye mbikwereka, ngira ngo balance yanjye uri kuyibona, inyungu zose ni izi ngizi nyine. Reka nkubwire yuko hanaye nashyizeho 22 haciyeho ukwezi n'iminsi mikeya cyane, ariko kandi reka nkubwire yuko uyu munsi wa none dufiteho aya ngaya, no kuvuga ngo tuzagira gutya umunsi wo kubikuza nabwo tuze tubereke ngo bikorwa bite ku bantu batabizi, ariko reka nkubwire yuko kujoininga aha ngaha ari ibintu byoroshye cyane. Ndatekereza ibihumbi 22 ntago ari amafaranga menshi, ni amafaranga ari hagati na hagati ku muntu wayabona byihuse cyangwa se wayabona bimugoye, ariko ni amafaranga makeya cyane. Nk'uko bibona iyi kampani yagiye ifasha abaturage, yagiye ifasha abantu mu buryo butandukanye. Ukijoininga uhita usanga ibinyamakuru cyangwa se amafoto y'ibinyamakuru yagiye ayivugaho kandi ayivuga neza. Ikindi uhita usanga abaturage bagiye bafashwa nayo, nk'uko bibona nyine. Reba urugero, niba utegereza neza muri taburo yanjye urabonamo iki kinyamakuru cyangwa se urabonamo iyi foto. Reba iyi hari agafoto nshaka kukwereka ka BTN TV cyangwa se TV1 bari kuvuga n'ubundi kuri kampani. Reba tuno dufoto ndi kugenda manura nambika aka gafoto ka mbere uri kureba na aka B+, yego nk'uko bibona na aka B+. Reka nkwereke neza twitonze, aka gafoto ngiye kuruhukiraho ka mbere na ak'ikinyamakuru cya B+, aka ngaka rwose, aka ngaka ndi kunyeganyeza muri taburo yanjye kariho abantu b'abaturage. Reka nkubwire yuko aka nako gakurikira na aka B+, ariko kandi iyi foto iriho abantu bateruye amabase n'ibintu mu ntoki. Iyi ngiyi reka nkubwire ko ari ikinyamakuru cya BTN cyari cyagarutse kuri iyi kampani nyine. N'iyi ngiyi ndetse ikurikira ni ikinyamakuru cya BTN. Ibinyamakuru nyine biba byagiye bizivuga, bishatse kuvuga yuko zibazagiye zikora ibikorwa bitandukanye, zigafasha abaturage, zikagera gute, zikabatangira mu mituweli, zikabaha bimwe mu bikoresho byo mu rugo byo kwifashisha nyine by'ibanze. Akaba ariyo mpamvu nyine ituma izi business zigenda zikamara igihe kirekire. Niyo mpamvu nanjye navuze ni uwavuga kuri izi business zibashije kuba zamara igihe kitari gitoya ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, kandi zitanga amafaranga yizewe kandi rwose aza mu gihe gitoya cyane cyihuse, umuntu bitamusabye gukora akazi gakomeye cyane. Dore yuko inshingano uko zaba zingana kose, niyo zaba ari inshingano zigera muri 70 wabasha kuzikora mu minota itarenze 3 cyangwa 5. Uzikoze mu gihe kinini wabasha kuzikora mu minota itarenze 5. Murabizi rero ahangaha kuri Mbili tujya tubasha kuzana business zisaba gushora ndetse n'izidasaba gushora. Iyo ushaka wowe business igusaba gushora uratwandikira, n'ubundi tuba twashyize nimero yacu aho ngaho ngira ngo urabibona. Ikindi kandi iyo ushaka business igusaba gushora uratwandikira, iyo ushaka itagusaba gushora uratwandikira, nabwo tukagufasha ugaspendinga time yawe ukabona ubundi wabasha kwinjiza, ariko n'ubundi nta kintu ushoye. Reka rero twigarukire kuri iyi business, mubwire kuri tumwe mu tuntu tw'ingenzi. Nakubwiye uburyo ki bashora na level zigiye zirimo uko ari enye, zimaze kuba enye, mbere batangiye ari level 3. Reka nkubwire ubundi buryo abantu babasha kuba bakuramo amafaranga ahangaha, n'ubundi bigatuma iyi business imara igihe nyine. Kuko uyu munsi naje ngo twibande kuri business zimaze igihe ebyiri, ndetse tunibande ku mpamvu zimaze igihe nyine ahangaha n'ubundi mu gihugu cy'u Rwanda. Reba indi mpamvu rero ya kane mu mpamvu nari maze kukubwira zituma iyi business n'ubundi ya TMP imara igihe kinini ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ahangaha bagira utuntu twitwa utugega cyangwa se ibigega. Ni ukuvuga ngo reka mbashe kubigusobanuriraho neza. Nk'aha ngaha reka magucire akarongo ubashe kuhabona, nawe uzi gusoma ni Ikinyarwanda ntago bigoye. Haranditse ngo ikigega cyanjye, ngira ngo uri kubibona, handitse ngo ikigega cyanjye. Nk'uko ubibona rero nari maze kukubwira ngo habagira utuntu twitwa ibigega. Utu tugega rero baba bavuga nta tundi, cyangwa se iki kigega baba bavuga nta kindi, ni ukuza ugashyiramo amafaranga. Hari business nigeze kubakorera ya staking, ni ukuvuga ngo nabyo bimeze nko gustaking amafaranga n'ubundi ubundi ukazayakuraho yagize inyungu. Ni urugero, ukaza ugashyiramo hano nk'amafaranga runaka, niba ari ibihumbi 10, wamara kubishyira muri iki kigega cyawe ugategereza nyine, niba uhisemo ukwezi ugategereza kuko kwezi kuzarangira ibihumbi 10 byawe wenda bakazabiguha ari ibihumbi 30 bitewe n'inyungu bari gutanga nyine muri iyo minsi. Nawe ibaze nyine nk'umuntu ugenda agastakinga nk'ibihumbi 200 mu gihe kingana n'amezi 2 cyangwa se 3 nyine azakuraho n'inyungu. Uvuga ngo hari gihe uza ugastakingamo ibihumbi 200 mu kigega cyawe ugashyiramo ibihumbi 200, bakakubwira yuko aya mafaranga uzayakuramo mu minsi 180. Iminsi 180 rero urumva yuko ari iminsi itari mike, ariko kandi baba
bazayakuzanira yabaye nk'ibihumbi 700 kandi warashyizemo ibihumbi 200. Urumva izo nyungu ziba ari nyinshi rwose, kandi mu gihe kitarambiranye, ndibaza amezi 2 cyangwa 3 atakurambira gutegereza amafaranga, kandi azaza atubutse n'ubundi ashobora kuzakubera urushoro rw'ubuzima. Iyo n'indi mpamvu rero mu mpamvu zatumye iyi kampani ya TMP imara igihe kinini ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda.